Makenga noneho ari gukubita atababarira. Tewo ni wegeze kuririmba ngo mana we ngo ngwino ndwanirira iyi nkundura ngo kubitira abanzi banje kure. Ubu tuvugana Makenga nawe ari gukubitira abanzi be kure. Imana yamanutse yaje kurwana inkundura y'intare za Sarambwe. Ese mwari mubizi yuko amasengesho musenga nayo nanjye ku giti cyanjye senga burya atajya pfubusa? Mwari muzi neza ko Imana burya buri kintu cyose dukoze ibi cyumva neza cyane gatanu kagenzi kako. Makenga rero ubu tuvugana yatangiye gukubitira abanzi be kure mu buryo bw'ibanga. Narabwiye ngo mama 23 iri gukoresha izindi tekinike mutari mumenyereye hano mu rugamba. Hari abantu mwajyaga mubona wenda ariko nanjye ndimo sinze kwikuramo ngo wenda ngo mbashinze icyaha nanjye ndimo mu icyo cyaha nanjye naba naragikoze. Hari abantu twagiyeho turavuga ngo mama 23 ngo ari ku ibice byinshi abantu benshi bariheba baravuga ngo ibintu byarangiye ngo muvetura ngo nyine ngo yatsinzwe. Gusa nge nari mpari ngo mbarema gatima ariko nanjye haraho byageze ndavuga ati hese koko niba mama 23 yifashe ikarekura Warikare ikarekura Rubero ikarekura n'ibindi bice bigiye bitandukanye ahubwo ibintu ntibirangiye ko bahaye icyuho abasirikare bahanganye nabo wo ku ruhande rwa leta Kinshasa. Nkavuga ati mama 23 ubu ngubu ubwo yavuye Warikare bagiye kujya bataka Masisi kandi ibice bari barimo byaza Warikare nibyo byatumaga Masisi tatakwa. Ndavuga ati ibintu rero bigiye guhindura isura abaturage bagiye kongera barengane kandi aribo intare za Sarambwe zirwanirira. Kumbi sinamenye ikibyihisha inyuma ariko rero icyo kintu kibyihisha inyuma nicyo mbazaniye muri uyu mugoroba. Hanyuma rero nanone bakunzi bacu Makenga yakoresheje akanyundo wenda reka tugereranye nk'iyi mikoro. Urabona n'akanyundo ariko n'akanyundo kameze nka karunubi. Runubi murayizi ni imeze nka mpande enye. Ya nyundo imeze nka mpande enye ari kujya agira ati akayihonda abantu ntavuze. Yandikira muri comment wowe urumva ari bande. Hanyuma rero bakunzi bacu ariko nabonye mwaribagiwe bande mwaribagiwe mwaribagiwe twavuganye ko igiye mu gifungura ikiganiro mukabona kari Pacifique like nuko itwikanda ntabyo kubitekerezaho hitwikanda utabanje kumva nibyo nzanye we itukanda reke kuko nta makuru y'ikinyoma nzana nta makuru igihuha mbafite inkora mutima muri hehe mwaranyibagiwe kubera iminsi ibiri maze nakora gusa muhise mugenda. Ubwo rero mukande kuri like nyinshi cyane zibe nyinshi cyane twongeye tugaruke mu bihe byacu hanyuma mbageze amakuru nanjye gatanu kagenzi kako ya nyundo ya Makenga rero nanjye ngiye kuzana inyundo nzajya mpondesha abanzi nkajya mpita nkubitahaze nk'abati rwose daimoni zicika ibintu byose byangirika bibabarike. Yes reka suhuza abantu rero tubana ku rubuga rwacu rwa WhatsApp nizere ko mumeze neza cyane muherereye. Nsuhuza abamama bari hariya za USA ndetse n'abagabo bariyo ubwo ndavuga abapapa abo tuganira umunsi ku munsi mwese mbahaye ikaze cyane muri iki kiganiro ndabakunda cyane. Namwe bakunzi ba Top Kivu News namwe abakunzi munkunda mwese mwaba munkunda mutavugana nanjye mwese ndabashuje kandi mbifurije kugira umugoroba mwiza cyane. Hanyuma rero nimero yanjye ni 0779466842 iyo nimero ushobora kuyifashisha unyandikira ari uburyo bwo kuntera inkunga cyangwa se ari n'uburyo bwo kumpa ikindi gitekerezo byose birashoboka. Hanyuma ushaka kujya muri groupe yacu uraza kujya muri comment ya mbere uri busange muri hano muri iki kiganiro uze gukanda muri comment nyine uraza kubona muri iraza kugutwara paka ikugeze kuri groupe yacu ya WhatsApp. Hanyuma rero ikaze cyane. Hanyuma bandi abantu murebe ko mubigenza mugure n'amazi ko ubungu nzaya nkora mvuga nta namazi ifite abantu ngeza amakuru rwose ntimuhari mana tutakiri bashyashya muri ko mubigenza. Hanyuma rero munyemere twite dutangira amakuru yacu nakaba kanyuzemo nabyo yabikenewe bakunzi bacu rega nitukirarire niko kuri bufasha tuba tubukeneye nukuri yego. Hanyuma rero munyemere twinjire neza cyane gatanu kagenzi kako nimero ni yayindi ari umutara muri kundeba gaseka niyo mubona bimeze uko nguko. Yes munyemerere twinjire mu makuru yacu rero noneho reka mbeseriye kugira ngo dukomeze n'amakuru yacu mu buryo burambuye. Hanyuma rero ndayango duhere ku mukino M23 yagize itya irangije irayikina bacanga inkarita bimika bwana habasigaye seti na wayine. Sinzi abantu muzi gukina inkarita niba muzizi neza cyane genda ndazizi cyane gata bura nta utansanga jewe ibintu byose mba mbiri gatanu kuri kagenzi kakomba misobanukiwe mu gake ariko mwibanga rikomeye cyane. Amakuru mfite rero aba basirikare b'intare za Sarambwe cyangwa se ubuyobozi bwa FCMV turareka turagaruka ku gisirikare nyuma reka tubanze tujye mu bari mu gisate cya politique bakinnye politique neza cyane mwibanga rikomeye cyane. Hanyuma ikintu bakoze ni iki ngiki bavuye mu bice bagaragaje ko bavuye mu bice kumbi basize yababo mwibanga rikomeye basigaranye n'abaturage bari bararanye papa
ntabwo intare za Sarambwe zaguhereza, ziba zibizi. Narabwenga ikintu bakora baba bakizi rwose, nuko wenda rimwe na rimwe baducalenjinga mu mitwe bagasa n'abatuvangavanga tukayoberwa ibyo ari byo, ariko ku y'inshuro noneho nabashije gusobanukirwa ndetse ndanasobanukiwe n'ahazaza uburyo hazaba hameze. Uzi impamvu n'ukuntu nabonye mu itangazo rya FC M23 ndetse n'ayo makuru nabonye no kuri za BBC banditse, kuri Bwiza banditse, ku Gihe banditse, ndetse n'ibindi bitangazamakuru bikorera kuri Google cyangwa se byandika ku internet nyine, byose nagiye nkomeza kubona bagenda babyandika ati M23 yahakanye ibyo kurekura ibice byose. Niko bimeze buriya, ntago babirekuye. Shobora kubwira ukavuga ngo Pacifique nguratubeshye, ntago mbabeshye. Mu 23 navumbuye tekinike bakoresha kuko babihakanye, bavuze yuko nta bice bavuyemo na bimwe byabo bari basanzwe bakotorora ngo babirimo. Ibyo byatangajwe n'ubuyobozi bwa FC M23, singe wabivuze. Mugende musura imbuga nkoranyambaga zabo zose mubirebe, murabisoma yakura Rose Kanyuka, Bertrand Bisimwa, usibye Corneille Nanga ni utabivuze, n'abandi bagiye batandukanye bari bose bagiye babyandika bavuga ngo abantu bari gutangaza ko M23 avuye muce, ntabyo bavuyemo. Ubu tuvugana rero amakuru mfite babivuyemo kubivamo bwo, usibye ko wenda bigaruye bakavuga ngo ntago babivuyemo mu rwego rwo kugira ngo badahereza aduyi wabo agahenge, cyangwa se ngo batume aduyi wabo yumva nk'urenze hanyuma akaboneraho kubataka. Gusa bari babirekuye, ariko amakuru mfite burya ibice byose bari barikuye bongeye babisubiramo. Ntago bari butangaze yuko ibyo bice babifite batabisubiyemo. Buriya nyine bari babisubiyemo, bamaze kubisubiramo tena, kandi babisubiyemo mu masaha y'ijoro. Iri joro nibwo byabaye. Operation zakozwe mu ibanga rikomeye cyane, ndetse n'ibyigeze binamenyekana kuko bakoze operation ziri siransi, zicecetse cyane. Yego, Kinyarwanda nacyo rero gisigaye kinca renjinga mukuntu sigaye kimvangavanga mwaka byaramwe, mujye munyihanganira. Hari umuvandimwe wambwiye ngo Pacifique ngo hari ukuntu najyaga mvuga, ariko ninza kubyibuka ndababwira, arambwira ngo ibyo bintu ntago ari sawa, ntago ari uko babivuga. Ariko narabisobanukiye ubu ngubu rwose biragoranye ko nzongera kubivuga nabi. Mujye munyihanganira kandi mujye munkosora. Buriya bintu ndabikunda cyane. Uriya umuntu ambwiye ikosa nakoze bituma nikosora ubutasi ndisubire. Niyo mpamvu rero ngiye mpora niga, mpora mu ishuri muri rusange, ntago njya ndivamo umunsi ku munsi mba ndirimo. Hanyuma rero bakunzi bacu, intare za Sarambwe zakoze akazi gakomeye cyane, kandi ako kazi zakoze ni akazi gahambaye, kandi bakaba bagakoze mu buryo bwiza cyane. Ubu tuvugana bamaze gusubira muri Warikare, ariko mwakabya umutima wari wandiye. Ndaririmbiza amazamuka, ndaririmbiza amamanuka, ndaririmbiza yirya, ndirimbiza ino hino, sengiye epfo, senga mu mvura, senga ya he yose nasenze nako ntagize. Nari nababaye mvuga ati M23 ubu tuvugana koko muradusebeje koko twari tuvuga amakuru, none tugiye kuvuga amakuru yuko mwasubiye inyuma. Uzi ko hari igihe kigera nanjye nkumva rega sinakora. Niba narahoze mvuga amakuru y'itsinzi za M23, navuga ati M23 uyu munsi yakubitiye Warikare yafasha agace kanaka, none mvuga ngo M23 akubitiwe Warikare yimutse yagiye muri Masisi, bayikubise bayigeze Masisi, none mvuga ngo bayikuye Masisi ngo bayigejeje Sake paka nago Sagoma. Mana yanjye amakuru nago nayakora, muzambabarire nimubona ibyo bibaye, nago nzakora amakuru pe. Kubera iki? Kubera ko ntashaka kuvuga amakuru y'ukuntu basubiye. Ubwo n'uburyo ni ibintu ntazakora. Biragoye cyane. Aha ngaha rero 23 yari yavuye mu ibyo bice, ariko ahoho nagombaga kubitangaza kuko nibo babyikuyemo, ntago babibakuyemo ngo kubera iki ibiganiro bari bateganyije mu Busuwisi. None ubu tuvugana inkuru nziza abakunzi bacu, intare za Sarambwe taya bamaze gusubira mu bice byabo n'ubundi bari bafite. Hanyuma rero like nyinshi cyane, imitima myinshi muri comment kugira ngo nenye neza niba turi kumwe. Ese aya makuru uyumvise sangahe? Andika isaha wumviyeho aya makuru muri comment, biraza kumfasha kumenya ngo umukunzi wanjye warunkurikiye anyumvise igiki niki. Yes, nanjye ejo mu kiganiro kizakurikira nzagusuhuza. Yego niko bimeze, kuko buri bawangaragarije urukundo rukomeye cyane. Hanyuma rero munyemerere dukomeze nandi makuru yandi. Tugiye kujya ku Kanyundo. Nababwiye ibintu bimeze by'Akanyundo Makenga yacurishije. Ni Nyundo rero imeze nka Runubi. Iyo Nyundo rero imeze nka Runubi niyo Makenga yakoresheje, ariko wenda itandukanye n'iyi mikoro. Ni Nyundo ikoze nka mandenye. Ukunguku kuno. Ukunguku nyine kuno.
imeze nk'akampande enye. Noneho inyundo imeze nka za zindi bakubitisha amabuye, sinzi niba mwari mwagera ahantu bari gucukura amabuye bayahondahonda n'amabuye no yo kubaka amazu akomeye nka etage n'ibindi bigiye bitandukanye, bakora fondation nyine murabibona. Ano bakoramo tuno tuboro bakoresha no mu mihanda, ngira ngo murabizi. Zira nyundo rero bakoresha nizo Makenga uyu munsi yari yacurishirije abasore be arabahereza ati mujye ku rugamba rukomera. Uwo muhuye mukubita mu mutwe, uwo muhuye mukubita mu gatuza, uwo muhuye mukubita mu mpyiko, mukubita mu mavi, ahantu hose mujye muvunire mu mavi, muvunire mu mpyiko, muvunire mu mutwe, ahantu hose mushikire mujye muhonda aho ngaho hashobora kumumugaza igihe kirekire. Abasore rero ba Makenga nabo utuntu tujyanye n'utunyundo, ibintu bijyanye na za runubi babyumva kubi, barabizi, basobanukiye no kubikoresha. None iyo bigeze ku nzembe ni babi cyane, noneho bikazamuka byagera ku kurwana ku ngumi ewana barahana, noneho byagira ku isasu ubwo ku ntwaro ntibahusha. Aba basore banyumije mbaza ngo bakoze ikirego, akakara akanyundo kanyumije, bundi babambaye akanyundo ndetse bafite n'agatiyo. Nuvuga ngo iyo bamaze kukwica baranagucukurira bakagushyingura, iyo bamaze gusaka ibyangombwa byawe. Bisha abasirikare batagira uko bangana, n'abasirikare b'abarundi baguye nanone mu rugamba, ariko ntago ari bo gusa. Utaza kumva nabi wenda ukavuga ngo n'abasirikare b'abarundi gusa, kuko ntago ari bo bahanganye bonyine. Hariyo n'abasirikare ba Wazalendo ubwo bapfiriye hamwe, hariyo n'abasirikare ba FARDC abo bose baguye hamwe. None nkaho bidahagije, abandi basirikare b'abanyangora nabo bajya kurasirwa mu bindi bice bya kure barimo baherereye mu rusange. Ubu tuvugana rero Intare za Sarambwe zamaze gukemura ikibazo hakiri kare, kera cyane bamaze kubikemura, kandi bari kubaga nta kinya, bari gukupita aduyi ku buryo bukomeye cyane, banamwimye n'umwanya wo guhumeka. Ubu tuvugana ibintu byababaritse byabaye bibi cyane, bari gusya ewana, bari gukora akazi gakomeye cyane. Ubu tuvugana kababwiza ukuri, abantu mujya mugira gutya mukabona mwihebye, nkabona imbaraga zacitse. Twe nta mbaraga zo gucika zihari, kuko buri urugamba n'urugamba. Uyu munsi urakubita, ejo ugakubitwa, ejo ukagira gutya, ninduri hasi ninduri hejuru, gutyo kugeza igihe ubirinduriye aduyi wawe ukamujyana ukamugeza iyo kure cyane. Nibwo rero witwa ko wagize gute watsinze urugamba. None rero bano basirikare b'abarundi nabo mwoka byara mwereka mubwiza ukuri, ntago ibintu byoroshye, ibintu bijyanye n'urugamba burya biba bikomeye cyane. Ndetse ahangaha Intare za Sarambwe ziba ziri gutsinda mu buryo bufatika bugaragarira amaso buri wese. Niba Neva yongeye kohereza indi vatiri, izindi convoy z'abasirikare, agafata izindi batayo yari yarayisigarije, akavuga ati nimugende za Gatumba bakambuka Kavimvira akapakano mu mujyi Uvira, bakazamuka bakajya muri za Prendero zizi, abo ngabo bakaza bakaraswa. Murumva ibintu bitakomeye, murumva ibintu bitabaye bibi cyane. Ese murumva Perezida Neva ubundi araza guhagarara yisha abangana ati, azahagarika kohereza ingabo yishe abangana ute? Erega bura ntago narenganye mu vetro, buranye sinarenganye mu vetro, ndenganye ubohereza kandi abizi ko nta numwe utaha. Birababaje kuba kuva mu 2023 niba atari na kabiri igisirikare cy'Uburundi kigera muri Kongo, muze kumbwira muri komenti kuva icyo gihe bakunzi bacu, kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu 2023 Intare za Sarambwe zica abasirikare b'abarundi, ariko Neva tarahagarika nijoro na rimwe ryo kohereza abasirikare. Ese abo basirikare bazapfa bageze ryari? Ako agahinda mu gihugu cy'u Burundi. Uzi kuba ufite umwana ukabuzingaba mu gisirikare ariko udafite amakuru yuko ariho cyangwa yapfuye. Noneho byakubitana n'intambara yo muri Kongo bikaba ibindi. Ufite umwana umaze amezi 6 adatahuka iwabo, bahita bakora ikiriyo bakabati buri ari muri Kongo yarapfuye byararangiye. None n'ibintu bizwe. None Neva nta kibanza no kumenyesha ababyeyi yuko hari abana babo bari mu gisirikare bajyanywe ku rugamba, basigaye bapfa bagashyingurwa muri Kongo. Bese ni inkuru z'agahinda gusa, ni inkuru z'agahinda zibabaje cyane. Noneho muziki n'ikindi Neva aratoranya iyo agiye kohereza abasirikare, burya agira abo yohereza akagira n'abatohereza, abenshi nabasigara mu Burundi. Nabwe ibintu by'amoko mu Burundi bizakora ishyano, mwanga kunyumva neza. Ubu tuvugana rero aboherezwa nabo mu bwoko bumwe, abandi bagasigara. Yego nabo hazamo bake ariko no ku rugamba bashyira imbere ku rugamba ibintu byinshi. Reka ibyo tubyihorere.
ko ibyo tubyihorere twigire mu makuru yandi y'abasirikare bangora ibyababayeho. Ibyabaye rero ku basirikare bangora, ibyabaye ku basirikare bangora ni ishyano rikomeye cyane. Abasirikare bangora nabo bari gukubitwa izakabwana, bakagira ngo bari gukubitwa inkoni nyinshi cyane, bakagira ngo inzu zibahiriyeho. Bari gukubitwa ku buryo buteye ubwoba, bari gukubitwa sinzi uburyo nabibabwiramo, bari gukubitwa bagatangira gutabaza imana ziwabo. Burari gihe bagukubita urusanzwe uzi Yesu kanamwibagirwa, ariko umuntu ukomeye ku Mana ntago ajya apfa kwibagirwa Imana ye. Ariko abanyangora bo babakubise bibaza Yesu niba ari umucunguzi w'abantu koko, birabacanga barabati ese Imana koko nibidukunda gute yatureka tugapfa binganuto. Batangira gutekereza nk'abanyamurenge butugara, ngo rekanga izo mana ngo musenga ngo ni Imana nyabakinga, Imana zitabatabara. Ngiyo Imana urabizi neza ko itabatabara. Erega no kuva muri Kongo ukagenda ukabonera ubuzima handi, ukabona ubuhungiro, ukajya urya saa sita nijoro ntawe ugututse, bora nabwo ni Imana iba yabikoze. Asuzi ngo atari Imana ntago wapfa uri kwambuka uva muri Kongo uza mu Rwanda cyangwa ujya mu Burundi cyangwa ujya Uganda ujya n'ahandi. Uzi ngo itabaye Imana aho hantu wahambuka we wahigeza. Cyangwa se iyo rutemikirere wafashe uturutse muri Amerika uje hariya mu Burundi gushimira Neva wisha abantu, ukaza kumushimira ngo yakoze akazi keza, ngo yarinze iki, yarinze bande ko nta muryango wawe ufite hariya mu Minembwe. Bira bintu nabyo bijya biza bikancalenjinga mu mutwe ko nta miryango afite mu Minembwe, yaraje yatabaye bande. Ahubwo iyo avuga ngo warakoze kuza ukica abantu, wenda ukamushimira icyo ngicyo bikumvikana kuko ibyo bijyanye n'ibyo yakoze. Aho urashimira umuntu ngo yarakoze ngo kurinda umutekano w'igihugu, abantu yarabamaze, abasirikare barisha abantu beshi. Kandi niba umusirikare yaratumwe na leta, nyine iyo leta niyo yabikoze, ntago byakozwe n'uwo musirikare. Ubwo leta yamwohereje niyo yabikoze. None rero bari abanyamurenge butugara nabo bikorye nabonye havuga ko batameze neza, bagiye gushimira ubwicanyi bubera ara muri Kongo, bagashimira Neva bakamutaka bakamuha buri kimwe cyose, bakavuga ati rwose kereka rwose iyo twaba twakujyanaga mu ijuru tukajya kugutuzayo, ati warakoze cyane. Reka dutiyereze turebe icyo yabakoreye. Gusa twibutse ko abo bose babivuga uko nta muryango wabo uba muri Kongo, abeshi bibera muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu byo mu Burayi ngiyo. None baje gushima shanga babyinira hejuru abibabariye. Hanyuma abasirikare bangora niho narimbi komoreje, nabo bari gupfa bakambaza Imana, bakavuga ngo se Yesu yaratwibagiwe, bikavaho bakambaza za ryangombe ziwabo. Ubwo ndavuga nyine za mana za kera abantu basengaga bakiri mu bupagani, bakazisenga bagasenga basekuru, bakavuga ati mudutabare mudufashe tuvanwe hano muri Kongo, ibintu byatucanze. Abasirikare bangora rero bari gukubitwa nyuma yuko amazi imisi bagerageza ibitero byinshi bigiye bitandukanye. Niba abasimbura bari baje bigeza abakomando bavuga ati wana twebwe turakaze, turakubita, tugira gute, turarimbura, twica n'amadayimoni, ibintu byinshi. Papa nyica n'amadayimoni. Akunzi wacu ntago byoroshye ku rugamba, ibintu bimeze nabi cyane. Hanyuma rero munyemerere amakuru yacu tuyasubikira ngaya ni mugoroba. Nibiza gukunda ndaza kubagezaho andi makuru ya ripoti ku masaha ya saa 3:30. Muze kuba muri hafi cyane, ndaza kuba kubita izindi update z'ijoro ziza kuba zigezweho. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Bye bye.